mbere byose ujya kuba disclaimer ndababwira ni nko kurya bwira ibitaraba ndababwira disclaimer ubukwe bwiwe nta muntu uciritse uzigero uzamo ndetse buko buzaca kuri YouTube channel yiwe urumva kandi ibyo birori hazajya mu star mbarwa n'abantu bose bazi ko ngari inshuti ziwe azabaturumbura ntago azamera ko binjira amanga mugo bukwe bwiwe byarabaye ibyo bintu barimo baravuga yuko bitewe nuko disclaimer akimara kugurisha channel bita DCTV uyu nguyu urumva bita disclaimer mandi kubona hanga amani yagiraga icyo cyo vuga ngo gatendeka abakobwa ba diaspora benshi disclaimer ikintu mutazi kubura abukwe bwiwe nuko disclaimer ari umuntu ipanga akazi biteye ubwoba kugezaho murabizi neza ko disclaimer ipanze kumuta Coach Gael abona birarengereye uyu disclaimer agiye ipanga akazi ku bantu babakire benshi byarangiye none mu bukwe bwakoze gakoryo aragenda ajya kubarisha ikintu bita ngo igihembo fatakumavuta ahita haguruka yego nawe aravuga ngo amuhaye ariko abantu turi kwibaza ngo mu gitega ego abayugurirwa inka nuramo kuvuza Coach Gael n'abarapfa nawe yavuze ati ngo wayo nifata ku mavuta breakinze ngo uravuga ya ceceka kuko gakanya biravuga yuko uwo bita Karomba Gael Coach Gael yamaze guturumura butafata ku mavuta nana kontara bafitanye bivugwa yuko urumva fata ku mavuta rero watanze amakuru yuko umuntu bita Roskana yego bamwita igihombo banamupfobya muri 155M bahita bamuturumbura bavuga nagushaka koje kubona hanga birangira ugeze kuri 3D TV ari sky tukuzanye uramuturumbura nawe uvuga ko wamwigisha akazi arakugurukana nawe induru zirazamuka ibi bintu ndabihuza n'ijambo umuntu bita ngo Badrama yavuze ngo abantu mwahaye amaboko batabikwiye Platin ngenda kubwiza ukuri ibingindi kubwira ndi kubera ko cyo bitavuga ngo uvuga ngo iperereza hanga nagiye nkora urumva yego uyu mukobwa cyase uyu mukobwa avuga ko mwabyaranye urumva uyu mama mwabyaranye amakuru kugera menya nuko agiye kujya gukora uko hanze numudiaspora yego ni nayo mpamvu Platin ni nkubwira yuko ngiye afite amakuru yuko urumva bamwe mu bantu bababyini yakoreshaga harimo no bita ngo pasidence batabishyuraga zagomagoma zose zabaye batigeze babishyura ntumve ko ndi kukubeshyira ibi ngibi nigende kubwiye kuko nigeze gutanga n'ubwaniki ubusobanuro ubunyonyoko yego nigeze gusobanura ukuntu bamwe mu bantu b'abadozi wakoresheje Platin P ejo bundi ubwo yavaga mu bitaramo byo hanze hari ahantu igihe ajya gukora tuwa yiwe ikintu cyabaye nuko umuntu bavuga yuko bari kumwe ni umuntu uvugwaho amagambo menshi yuko ashobora kuba ari mu cyo bita click y'abatingaye ari muri click y'abatingaye hakaza noneho yuko Platin akiva hanze yaza agahita yubaka inzu kandi bavuga ko yari no bita ngo DJ Brian Coach Gael nawe bamuzoka ari umuntu uzi kwakira ibisomyo by'abahungu bagenzi oya nakonde reka nese ikiganiro umuntu bita Junior Giti yakoranye no bita ngo niwe Sabe urumva barimo baravuga ku kijyana n'abatinganye urumva ibyo narabyumvishe ntago nacyumva icyo kiganiro uzagenda ucyumve n'icyo kiganiro uzagisanga amara gutandukana n'umugore yese ajya hehe inde nuze Junior Giti atandukana n'umugore yese ajya kuca no gukora ibiganiro Junior Giti nago yatandukana n'umugore sikuru umusazi mwebwe ntago muyizi baniyingiye kuri channel bita Emirene Junior Giti aya nago yatandukana sikuru umusazi iyo saga yigeze kugaragara ko mana mva kubwiza twikomereza rero kavukire nk'umuntu umaze imyaka irenga 10 muri showbiz ukaba uri umuntu umaze igihe kinini cyane aka kanya ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi wivuga ngo narasebye kuko nawe warasebye cyane kugeza aho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi bita disclaimer akoze ubukwe ntiwagaragarayo kandi uri umuntu akagombye kuba uriyo nk'umuntu umaze imyaka irenga 10 n'ingahe ndi muhire se Johnson bahanaga ibiganiro bako mujye mukavuga amagambo ngese ndi Philipita wamuhostinze Philipita wihindutse kaze manze ngumvisha amajwi ari we na disclaimer ninde umaze igihe kinini muri industry ku buryo ye na disclaimer ndetse disclaimer turangara cya disclaimer randutse ngiye cyane ndimo ni ariko ngiye ntabwo showbiz y'umuziki mbere ko tugaye amagambo yego nibura kuvuga ngo ngiye kavukire ngese ndi uyu munigo banzo mvanga ariko man banzo yakubwira ngo urwango rugenda ukagwira singira ngo investinga mu mugore nayo ni empowerment ikomeye ntabwo tubizi neza ko hari kagahungu wirukanye bakita gute nzu bakantuza akasimbuye ko yatsimbuye bakita gute Clement disclaimer uwo nuwe disclaimer yavuye mu kiwa murazi bivuga ko yavuye mu rwabyo ari yakora icyo yamemukiye gute
umuntu utumvise ibyo bavuze ahangaha ngiye kubimusobanurira. Phil Peter uyu ni umuntu wazanye urumva uwo bita disclaimer urumva amukuye kuri channel bita umuryango TV. Aya disclaimer ahoranye yo bita DCTV kuva na kera. Oya mbere ko disclaimer tambuka hariya mubona hariya ese reka ngubwire akomanze gushaka kugira ngo ugire nka utazi ibinanga disclaimer bikusobana neza ibintu byagenze bito disclaimer uyu mwana ngo nuzariya awe mwita umwana kuko arashaka reka bigana umusaza nta oya ni umugabo kuko yakoze no gukoreka mbere ntari gutyo disclaimer ntunyange reka bikubwire disclaimer uyu nguyu uyu nguyu yakoze kuri channel bita umuryango akora no bita Muhire Muhire akaba namufashe kugira ngo iyi DCTV igurishwe icano yari afite ayigurisha arenga 1 million kuzamura urumva bigusonera utanabizi neza uyu Muhire ntaho nagura 6 miliyoni ntiyanatumye Muhire se kuki batamutumiye nta rwego ari yarasebye nagavuga mba nkubwire man ngiye nukajya mbwira Muhire nawe yarasebye n'icyo nukajya mbwira ukuntu ushobora kuba warafashe kuko nujya kuri channel y'ubita Muhire Johnson urasanga afite ibiganiro yahaye disclaimer na disclaimer afite ibyo yamuhereza mu gihe atarabona no bita Janvier ibintu bitarasubira dumbaze gusobanura ibintu manje none niyihe mpamvu disclaimer yakoze ubukwe disclaimer ngiye bwangi binari break dance kuri my entertainment ndavuga ni mbere byose ujya ku disclaimer ndababwira ni nko kunjya bubwira ibintu taraba ndabwira disclaimer ubukwe bwiwe nta muntu uciritse uzigero uzamo ndetse ubukwe buzaca kuri YouTube channel yiwe urumva kandi ibyo birori hazajya mu star mbarwa n'abantu bose bazi ko ngari inshuti ziwe azabaturumbura naga azamera ko binjira amanga mugo bukwe bwiwe byarabaye ibyo bintu kuki yanze kwitangaza makuru ajya mu murenge ni wari uhari nta n'umuntu umwe wari uhari ahubwo ugomba kumbaza kubera iki ari yakura tarahari kandi harimo inshuti yiwe yindi isimbi ahubwo icyo kibazo nacyo urumva disclaimer nari yakurwa byaragenze bito isimbi modo isimbi namubonye Christizi yarari mu bamuriri mu mari ahubwo akose kushaka kugira cyo kuranda bagutamika gira kambivuga ibintu ngiye mujye mureka mvuga ibi bintu nta kibazo yego uri kumbaza iki bundi kuri ibi nani ko kwazona rero mpamvu disclaimer yakoze ubukwe arangiza akavuga ko natangaza makuru ryemere kuhagera n'abantu nkamwe mwatanyanye dore impamvu ya mbere ku mihanda ndi kumva barimo baragenda bavuga barimo baravuga yuko bitewe nuko disclaimer akimara kugurisha channel bita DCTV yahuye n'uwo bita Muhire Johnson akamufasha kuyigurisha noneho disclaimer akaba ari umusore wakunda kwigaragaza mu buryo bwiza uzarebe neza ibiganiro Muhire yajyaga mukoresha byabaga bimeze nkaho ashaka kugira ngo Muhire amushyira mu cya gico cyiwe cyo kugira ngo akunde indaya n'abakobwa avuga amazina mu bintu byayo abisobanura ko bikwiye kandi disclaimer iyo ni ibintu avugira inyuma ya kamera iyo ari imbere ya kamera yigira undi muntu mwese bizi neza kugeza naho yatinyutse akavuga ngo babu akamuzibura man akavuga ngo babu ntago ari kurwa gukora mu kibita isibo niba ushaka nzanagwa fact ndanazifitanga naziguha oya nanabyumvisha nanjye avuga ko babu atari ku rwego rwo avuga ko nyina bari inyuma yabari yego iyo niyo mpamvu nkubwira ngo uyu nguyu bita ngo disclaimer icyo gihe cyose yakore n'abo bantu byarangiye agize connection y'aba diaspora igihe yakoraga ku isibo urumva agira de connection y'aba diaspora bamaze kumwirukana kuko Philip itavuga ko ari polisi yamwirukanye ntago ari wamwirukanye ni polisi yamwirukanye n'ubwire inirukanye disclaimer kusiba imwirukana yakoze iki kugira ngo yirukanwe na polisi se yaranze kuhava ibyo ngibyo uzagera kwibaza Philip Peter niwe byivugiye urumva simburana nawe no ikintu ngende kubwira ngo utari kubasha gusobanukirwa nuko uyu nguyu urumva bita disclaimer man ukubona hanga amani yagiraga icyo cyo vuga ngo gatendeka abakobwa ba diaspora benshi ari bo navuga ko ngo wamuhaye imodoka agenda yego urumva none ndakubwira bita disclaimer hanga ibintu wabonye byose abantu bose agiye akora nabo ibaze ko batigeze bamwitabira ubukwe no bita Philip Peter wamuzanye mu kazi yanamwihakanya aravuga ngo simuze ni wabyuje mu kintu ndi kumvisha era record yavuze ngo disclaimer ntawe nzi ngo nuwahe none se Philip Peter ntabwo agiye mu bukwe bwe Philip Peter yararimo ahubwo byarimbye none biratambuka uwo bita babu yazibuye anavuga ko ari nkoma amashyi ari nturagura amayigi mu kiganiro bita isibo niwe bagiye mu bukwe bwe Philip Peter ntiyagerayo ntago yagiye kuki Philip Peter atagiye we ugomba kubyibaza nkawe kubera ko Philip Peter impamvu atajyayo hari ahantu ni ukubera yuko ntago azomuntu agiye kujya mu bukwe bwe yewe na polisi yamutwaye icyo gihe yamujyanye ntago azayamutaye urwango nakubwira rw'abanyamakuru bari ahangaha mwe mu mona ahangaha avuga ngo muratanga amafaranga promote igira ibyo mbwa ntago bizi urumva uyu nguyu Emere ndi kubona ntago ari intungane Irene ntago yagiyeyo ariko ujye umenya yuko abasabe bagiyeyo sabe ntago yagiyeyo urumva bifite ukuntu bigira connection ntago bahuza umuntu udahuza n'uri ntago yitabira n'ibirori byiwe akuye atajya no mu bukwe bwa naramutwerera ntaramutwerera ugeze ubona sabi posting akabura baramutwerera amupostinga nese wabibonye ubuse none yamugira imwe aramuhishira
mana kudutwiko twanyura ngo ntabwo ntuzi nta kibazo bazajya kumuhemba basi nabyo bamuhemba sibyo ngibyo umuntu ntiyana gutwerereye ahubwo reka nkubwire dukore twabaye muharaha niba utanabizi neza uyu nguyu bita ngo urumva disclaimer ikintu mutazi kubura ubukwe bwiwe nuko disclaimer ari umuntu ipanga akazi biteye ubwoba kugeza aho murabizi neza ko disclaimer ipanze kumuta coach Gael abona birarengereye kubera ko disclaimer zibuye coach Gael kiramuhemba birangira muturumbuye urumva disclaimer aramuturumbura abona ntago bishoboka ajya muri team B kwa The Ben ageze hari arabizi nako ni mu gitaramo cy'i Burundi yinjiye byirukanka bacita basigaye hanze nabayemi basize hanze babicyana nta mushaka kwinjira ba XD bafashe wenda kubarasa wenda makaca basaganya batira bari kumukubita urushyi muyoboka ari kumukubita urushyi ngambati cyamajura bani makaca barayaje uburiga badura urwandiko bro ukuntu nasara umuntu ugira umutima wa Byos babwira akantu kandi uyu disclaimer agiye yipanga akazi ku bantu b'abakire benshi byarangiye none mu bukwe bwakoze gakoryo aragenda ajya kubarisha ikintu bita ngo igihembo ajya bugakinja kuri igihembo arakibazisha neza aranje giherezo bita umukire muyumbu Jimmy uyu nguyu ari umukire akaba ari na boss akaba ari na manager ubita Kevin Kade aka kanya bivugwa kwashobora kaje no kumanaginga The Ben ahubwo arimo aravuga kana managing ere sindimbo bita why ni wayikoze why nago ni wowe investinze amafaranga nuko bwa The Ben bavuga ko ari watanze amafaranga igenza avuga yuko abakozi bakoze mu bwa The Ben batigeze bishyurwa none ko bavuga ngo why yakozwe n'uriya na coach Gael no munyafaranga niko bavuga gore wa uri ku rwego nyine yari ku rwego wa coach Gael urumva kugeza igihe urumva igihe uwo bita ni Medinako ni Medire nibagiwe no bita Medine indirimbo zose zagiye zikorwa hanga mu Rwanda mu Jimmy no murakoze byadanira mu Rwanda sindabona ikibi kibi gusa ninyibona ngiye ntabanga ngera nzajya mbivuga urumva niwe yafasha muhereza igihembo disclaimer tugeze icyo avuga n'umuyumbu Jimmy bimurenze biramurenga arakumira aravuga ngo ibi ntago bishoboka muhaye inka mu Jimmy yahaye inka disclaimer mu yego none hataza undi muntu none nakubwiye yuko abantu bafite ikorogera connection ziteye ubwoba fata kumavuta ahita haguruka yego nawe aravuga ngo amuhaye ariko abantu turi kwibaza ngo mu Gitega yego abayugurirwa inka mu Gitega hanga fata kumavuta avuka iwabo hari amafaranga n'imodoka bavuga ko ngo atwara karimwe bamugiriye 155 yama kamereza amafaranga ko yaramaze kwijanika avuga yuko nuramo kuvuza coach Gael nabarapfa nawe yavuze ati ngo waye ese fata kumavuta hayinga disclaimer gute kandi dusanzwe tuzi ko ari abantu batumvikana umwe yarazaga abaturasi namwemera nk'umusesenguzi n'indaka abaturasi mwemera nk'umusesenguzi buriya fata kumavuta reka mbigusezeranye yego icyo bita ifoto fata kumavuta uyu ni umuntu maze igihe atari muri showbiz bitewe nuko ibyo ari kwirukankamo byo kuri acano yiwe ntago bakimubona ni nawe umuntu wasanaga amakuru yiwe reka nkubaza wigeze umenya amakuru yuko RJ the DJ afunzwe mu Rwanda anga ntago nigeze nyamenya RJ the DJ nyine ntago mubizi RJ the DJ uyu nguyu wavuze yuko nifata kumavuta wa breakinze nkuru avuga yuko ya ceceka wivuga ibyo ngibyo fata kumavuta no wanditse kuri post ze waravuga ngo uyu RJ the DJ yafunzwe bitewe nuko yapfuye amafaranga 500 n'umuvunjayi maze afungwa baramufunga ivuga ko yarari kuririmba no kuvuga ngo umunsi yaba yarafungiweho no munsi twumvishe ko Babu bamufunze kandi akabari Babu bamufatiyemo niko RJ the DJ ari yajemo barahuye se barahuye nyine uzagenda ubabaza bazakubwira ibyawe tuzabaza ubu none bari bafunganywe ese ko ntari impare ngo dusangire ngo nguruze ibigori nese fata kumavuta akimara gutangaza ibyo ngibyo sibyo umukanya none akomoje ngo fata kumavuta ngo aragacano kari kwirukankaho kandi umunsi washize yabwiye abantu ko ari gukora kwa 55 cyane fata kumavuta unasaba ako reka nujye umbaza ikibazo ntukajya ku ruhande mbwira ngo fata kumavuta amakuru naya nite nkubwira amakuru ushaka kumenya kuko akanya biravugwa yuko uwo bita Karomba Gael coach Gael yamaze gutura umuro bitafata kumavuta nana kontara bafitanye ubyo bavuga ngo bafite kontara ngo bari kumwirukankana akandi nabyatsindikije mu rukiko avuga yuko nta kontara afitanye yakira kigo urumva byarangiye abantu bashyiraga amazina harimo bita ngo uyu nguyu bita makaca hakazamo bita fata kumavuta yego uyu nguyu bita ngo rugariza uriga yego hakazamo n'uyu nguyu bita ngo Tycoon wari kwipanga akazi yego abo baturumbuye mu Tycoon baramwirukanye ajya kwipanga muri team B hazamo bita fata kumavuta watanze amakuru avuga
bivugwa yuko urumva fatakumavuta rero watanze amakuru yuko umuntu bita Roskana yego bamwita igihombo banamupfobya muri 155M bahita bamutumbura bavuga nagushaka koje kubona anga niga uri kubona fatakumavuta ari kwiruka kandi yaramaze iminsi yirahiye avuga yuko urumva ngo bita ngo coach Gahere nuramuvugana ngo byasaba kugira ngo abandacika umutwe none ubushobozi bwo kwafata ku mavuta muri kano kanya ashobora kujya mu bukwe akatanga impano y'inka nanaca n'intiru bakarimo arayeruka inyuma none se bwo yabikoreye icyo nakubwira cyo kimwe hari yafata ku mavuta ari gutanga ifoto ari kugira ngo akunda ry'ifoto iyo nka arimo aravuga ni amagambo ntayazatanga kubera ko n'imodoka yiwe byari ibibazo kugira ngo izakorwe urabizi neza ko ni ibintu rwose byabaye fata ku mavuta ikintu nakubwira cyo ni kimwe sinkwanga wavuye kuri contact wipanga akazi uvuga ukuntu ukora ibyegeranyo byiza birangira ugeze kuri 3D TV ari sky tukuzanye uramuturumbura nawe uvuga ko wamwigisha akazi arakugurukana nawe induru zirazamuka na n'isaha ugenda wipanga akazi icyo bita kuba inkoma mashya y'amanyarwanda ibi bintu ndabihuza n'ijambo umuntu bita ngo Badrama yavuze ngo abantu mwahaye amaboko batabikwiye nicyo gihe ngo babasubize ibyo mwabahaye kubera yuko ibyo nyine ntago abikwiye bro ibi ngibi nibibaho bibagarutse ntimugire ngo ibyo ndikubwira n'amagambo ukomeza kwifata ku mavuta kindi nta kindi cyane nakubaza twikomereze aho twikomereza tuhite tujya ko bita Platin ejo bundi yagize gutya sora indirimbo bita ku mutima ndakeka ashyiramo umuhungu we none ari umuhungu Nanaga ari umuhungu wese mu mategeko umuntu avuga yuko bagiye mu mategeko gasanga umuhungu ntago mwanditseho ariko yamushyize muri video y'indirimbo ye amuririmbira nk'umusore wiwe nk'umwana wiwe nese n'ubwa mbere ubonye abavixen b'abahungu muri video babana muto umwana mutoya gushwa gusanga ari uyabonye cya content kuri script byanganaga uriya mwana yagiye mu mashuri Platin ngenda kubwiza ukuri ibingindi kubwira ndi kubera ko cyo bitaba nguvuga ngo iperereza hangana agiye nkora urumva yego uyu mukobwa cyase uyu mukobwa avuga ko mwabyaranye urumva uyu mama mwabyaranye amakuru kugera menya nuko agiye kujya gukora ukwe hanze numudiaspora yego ni nayo mpamvu iyo gatanya yawe nta kintu itwaye ni byiza kubera ko itegeko ryaje rikamara ravuga yuko umuntu mwasiziranye mutamaranye imyaka 5 kumudivorce nta kintu cy'ingenzi kiba mango mugabane yego urumva uyu mwana niwe wargiye mu mategeko gasanga umwana ntago ari wawe wiburana usurambaza iki kindi mane ko ngiye nakubwira amakuru muri Clement music ntabamo ariko nako ngwasha amakuru muri Clement music urambaza ndize ngiye ndi kuvuga kuri Platin wambaza hiki ndi kuvuga kuri Platin n'umugore uyu nyine kuriya wabonye ukabona asoye indirimbo ari gushyiramo umuhungu we abantu twatu ni byiza ko reka nkubwira akantu rero ngiye sinzi kurya imboga Platin ni nkubwira yuko ngiye mfite amakuru yuko urumva bamwe mu bantu b'ababyini yakoreshaga harimo no bita ngo pasidence batabishyuraga zagumaguma zose zabaye batigeze babishyura ntumve ko ndi kukubeshyira ibi ngibi nibyo ndikubwiye kuko nigeze gutanga n'ubwanije ubusobanuro ubunyonyoko yego nigeze gusobanura ukuntu bamwe mu bantu b'abadozi wakoresheje Platin ndabizi ikigaro ushobora kuza kukireba urumva wakoresheje babadozi utigeze ubishyura amakote babyinanye ntugeze ubishyura n'ababyinnyi ubwabo ntibigeze ubishyura kandi amakuru naragenda mpabwa nuko ushobora gusanga nawe uri mu kizuru cy'abandi nakubwiye kubera yuko urabizi neza ninkumvisha ubusobanuro bwanjye hanga urasanga ibintu byandi byanyabyo abantu bajya kwiyakana abantu 155M bazi hiki 155 baziho nka Rebo nziza ngiye gukurengera amajwi rero nibaze nka Rebo nziza ariko abahungu basomana nabyo uraza kubyumva ariko kuba basomana sari ikibazo ari icyambere sakazi bakora umva hano fatakumavuta nako ngo bitango Platin P ejo bundi ubwo yavaga mu biteramo byo hanze hari ahantu igihe ajya gukora iratuwa yiwe ikintu cyabaye nuko umuntu bavuga yuko bari kumwe ni umuntu uvuga amagambo menshi yuko ashobora kuba ari mu cyo bita click y'abatinga yego urumva ndabivuga ko hanze bavuga nabo n'abandi barabivuga sibyo ari muri click y'abatinga hakaza noneho yuko Platin akiva hanze yaza agahita yubaka inzu yamara kubaka inzu bikarangira kandi bavuga ko yarekwe no bita ngo DJ Brian yego nkubwire ibintu bijya musobanukirwa ibintu ndabizi icyo gihe ajya hanze ngo yarekwe no DJ Brian akajyana na DJ Brian ndetse na King Pazo na team ye ibyina yego igihe gihe bari hari ahantu nibwo yaje agatebe kiranze yego urumva noneho icyo utari kumva ni kimwe nuko yaje agahita asora album zasaga zimaze kuba amaze gutangana n'umugore akora indirimbo bita ngo Slay Mama yego iyo album yose yakoze iri kuri album yesi ijya kuri platform y'umukire runaka yego ngayicuruza umukire Scott Gahere se reka manze nkubwire rero banze wumve hano impamvu nakubwiye birabe n'ufite impamvu nabikumvije
Texas dufite nimero 3 muri rimwe twasanzemo igihe Neme Platin yahagurukaga mu Rwanda yerekeza mu bitaramo muri leta zunze ubumwe za Amerika ibitaramo yakore mu mareta atandukanye ndetse icyo gihe yari ari kumwe na Coach Gael nibo byibuka ku gitaramo cya yari kumwe nande na Coach Gael yari kumwe na Coach Gael icyo gihe ntago ari wamenya amakuru yuko bari kumwe igihe ntago abanshi bari babizi sibyo yego yari kumwe no bita DJ Brian Brian nakubwiye ko bamuzi ikintu bita ko ari umu DJ mwiza ako se nukagizana amagambo amana bamuziho ko ari umwe mu banyamuryango b'abantu bakundana niko abantu benshi bavuga yego sibyo yego Coach Gael nawe bamuziho ko ari umuntu uzi kwakira ibisomyo by'abahungu bagenzi be yego oya nakone reka nesira foto ngera zisohoye ninjye wazisohoye urumva icyo gihe rero Coach Gael yari kumwe no bita ngo muri Amerika yego bakomana byo ntago ndi ikigo gihenda pereza man yego yari kumwe na Platin muri Amerika none Platin aje ahita yubaka etage yego akiyagera itanashwa n'umugore we yego mbanza mute ngurugero agiy the black igihe cyose urumva amonye akora umuziki afite amafaranga ubu ngora cy'abantu n'umugore we ntago bakibana ibi bintu ntago mbizi ndakubaza ibi bintu ni warumvisha amagambo urumva ikiganiro umuntu bita Junior Giti yakoranye no bita ngo niwe Sabe urumva barimo baravuga ku kijyana n'abatinganye urumva ibyo narabyumvishe ntago nakimwe icyo kiganiro uzagenda ucyumve n'icyo kiganiro uzagisanga amara gutandukana n'umugore wese ajya hehe inde ntuze Junior Giti atandukana n'umugore yese ajya kuca no gukora ibiganiro Junior Giti ntago yatandukana n'umugore sikuru umusazi mwebwe ntago muyizi baniyingiye kuri channel yo bita Emirene Junior Giti aya ntago yatandukana sikuru umusazi iyo sagageze kugaragara ko man mva kubwiza bapfiki bigeze gushwana bapfiki niki urumva ntago nshaka kubigarukamo sintuze umuryango ntago Junior Giti geze okay ntari ndabivuze ngewe kubera yuko ibyo bintu byaragaragaye hanze anga nge nabyo nzi nushaka kubyanga nge nabyo nzi abantu babyumva ko nabyo nzi urumva igihe giye gutandukana n'umuntu n'umugore we urumva bikaza kwiyongera ku channel iyo bita ngo urumva uza kubireba rega ntabwo bidahari urumva baza kwiyongera ku channel bita Emirene aba bose bazwiho kugira ngo bagire amafaranga n'amakampani yose y'ingufu y'ibyose ya kontra bagiye babona byamaze kuba uko bamaze kuba icyo bita gutandukana n'abagore babo yego Platin nawe nuko bigiye umurongo w'abandi none ugiye kumvisha kaka Platin amaze gusohora album yiwe yahise ku cyo sinzi ni bari mva hano East Flix cyambere sinzi ni bari ya Karomba Gael East Flix icyambere sinzi ni bari ya Coach Gael ugomba kwibaza ngo uyu muntu mwajyanye hanze mukajya korora ibitaramo mugakira na business ntago uzi neza ko East Flix ari ikibazo cyane ndakibaza question mark iki ni cyambere kandi mwarakoranye ibitaramo muri leta zose even no muntu utakari inshuti ya mwarembaraga TMC ntago mwigeze mujyana mu gitaramo kuko bavuze ko bazahora mu gitaramo cyangwa ikibare Texas ntibahahuriye yarari kumwe bita Coach Gael yego ibyo ntago wari ubizi birangiye aka kanya undi muryango urumva agera mu Rwanda hanga yitabibazaga hanga tugeze hanga bamutunga kamera aravuga ngo East Flix ntago nzikira Coach Gael kandi yari uploadinze indirimbo ndagiye sahora koze cyane